Amahoro bavandimwe, mbashimiye ko mwaje kutwakira. Nagira ngo munyemerere ntangire nshimira Perezida wa Repubulika kuri iki cyemezo yafashe cyo kumbabarira, icyemezo kigaragaza imbaraga ze z'umutima. Wenda benshi bari bazi imbaraga ze wenda z'igisirikare, ariko ubu noneho yagaragaje imbaraga z'umutima. Nagira ngo rero mushimire kuko ni icyemezo kigiye kungirira akamaro mu buzima bwanjye bwite, ariko kigiye kugira n'akamaro igihugu. Ndabasobanurira, bigiye gutuma mbonana n'inshuti n'abavandimwe tutari duherukanye, ngerageze kwiyubaka, ngerageze nanjye nk'umuntu nyarwanda, nk'umuntu w'umusore kwiyubaka, ndebe ko nakuba kugira umuryango, gashaka umugore nkarongora nk'uko abandi babigenza. Nizere ko namwe mwarongoye, kuko sinifuza ko mwafunga mutararongora. Ku giti cyanjye bifite akamaro, ariko bifitiye n'akamaro igihugu, kuko ndizera ko bigiye gutuma ka kazi nitangiye kuva nkiri muto ko gutanga ubutumwa bw'amahoro, ubumwe, ubwiyunge, ubutagoma, ubworoherane, imbabazi mu banyarwanda gakomeza. Ibyo rero nkumva kandi kagakomeza ku bufatanye na leta, ku bufatanye. Muzi ko fondasiyo yanjye, fondasiyo KMP, ibikorwa byayo byose yakomeje kubikora ku bufatanye n'inzego za leta. Ndizera rero ko ubwo imbabazi zibonetse n'ubwiyunge buzaboneka hagati yanjye n'izo nzego, tugakomeza gukorera igihugu tugana ubwiyunge bwuzuye, tugana ubumwe n'amahoro twifuriza igihugu cyacu, akarere, Afurika ndetse n'isi yose. Ariko gushimira Perezida wa Repubulika sinabisoza, ndashimiye n'Imana. Imana igihe yambaye hafi kuva nkivuka kugeza amagingo aya, yagiye inyereka ko turi kumwe mu bihe bikomeye no mu bihe by'ibyishimo, byaba ari mu bihe by'amage no mu bihe by'umunezero. Imana yagiye inyereka ko turi kumwe, ndetse mbona ubu nsigaye mfite n'ikimenyetso cy'uko na nyuma y'ubu buzima tuzaba turi kumwe. Kizito, umuhanzi w'icyamamare w'umuririmbyi, azakomeza muri uwo murimo? Uburyo ubuhanzi wabuvamo ariko ntibwakuvamo. Ubuhanzi ni impano kandi duhabwa n'Imana. Birumvikana rero ko ntabwo nshobora kureka kuririmba, kandi buri gihe iyo ndirimbye ikinzamo bwa mbere no kuririmba amahoro, no kuririmba urukundo, no kuririmba ubwiyunge. Birumvikana rero ko nzakomeza guhimba, ariko ntibagiwe no kuririmba indirimbo zisingiza Imana, kuko burya ara base ndi umuhanzi w'umukristo, n'ubutumwa ntanga mbukomora mu ivanjiri. Kizito, ujya gutabwa muri yombi, wemeye ibyaha ndetse usaba n'imbabazi utarafungwa. Ese wumvaga izi mbabazi uhawe wasaga n'uziteze cyangwa zaragutunguye? Icyo nzi, nababwiye ko Perezida wa Repubulika ari umuntu ufite umutima. Ntabwo nari gusaba ikintu nzi ko kidahari. Ngiye nari muzi nk'umuntu ushobora gutanga imbabazi. Nari nizeye ko imbabazi zigira, kuko ntabwo ari umuntu mbwirwa, ni umuntu nzi. Kuba rero ampaye imbabazi biranshimishije. Si ukuvuga ko narabwiwe ko nzazihagoya, ariko nari nizeye uwo nzisaba. Ni nayo mpamvu aho kugira ngo mburane, aho kuburana nahisemo gutakamba. Nizere ko mwumva igitandukaniro hagati yo kuburana no gutakamba. Kuburana ni uguhangana hagati y'impande ebyiri, uruhande rumwe rushaka gutsinda urundi, naho gutakamba ni ugusaba imbabazi ukomeje, usaba ko wagirirwa impuhwe. Hari aho ugize uti wizeye ko hazaba ubwiyunge hagati yawe n'izo nzego, ubwiyunge hagati yawe n'izo nzego, washaka kuvuga izi nzego kuki hagomba kuba ubwiyunge hagati? Ubwiyunge ni ukuvuga ko ikibazo cyabaye, muzi ko ikibazo cyanjye cyari ikibazo hagati yanjye n'ubutegetsi. Ibyo murabizi, nizere n'ibyaha nashingwaga n'ibyaha byo kurwanya ubutegetsi. Ariko nizera ko ubutegetsi bwacu, kuko bwigisha abanyarwanda ubwiyunge kuva jenoside yakorewe Abatutsi yarangira, kandi nanjye nagiye mbufasha cyane. Ubwiyunge twigisha abanyarwanda rero ntabwo ari twe bwananira, kandi tugomba gutanga urugero nyine mu nyigisho dutanga. Ejo bundi usaba kureka ikirego bavuze bati Kizito afite ibanga ihereranye ry'imbabazi. Nta banga, nuko mugomba kumva ko nyine gutakamba no kuburana biratandukanye. Ni ukuvuga ngo ugomba kumva ko iyo utakamba ukanaburana uba urimo wivuguruza. Isomo dukuye aha ngaha nzabibaganiza neza, ariko reka mbavungurireho. Gereza si haniro. Ubu muri iki gihe gereza ni igororero. Ni igororero, ni ahantu umuntu yiga indangagaciro. Ku giti cyanjye nababwira ko umuntu yitoza kwicisha bugufi, umuntu akitoza izo ndangagaciro zo gusaba imbabazi. Murabizi ko najyaga ndirimba kubabarira, ariko ubu noneho naririmba no gusaba imbabazi. Umuntu yitoza gufasha abandi, kwifatanya n'ababaye, urukundo nyarwo rukajya mu bikorwa aho kugira ngo rugumare amagambo.
numva hari byinshi tuzaganira umuntu akuye ahangaha hasigaye nimwihangane tujye kushaka imiryango yacu turuhuke tuganire genda bizeza ko nkuko dusanganywe tuzaba turi kumwe ibyo muzashaka byose nzajya mbibaganirira mugira amahoro.